bakunzi b'ikinamico mwiriweho. Uyu munsi itorero natwe ryabateguriye umukino witwa yemeye inama. Ntabicishije amatsiko mukurikire umukino. usanze ndi kuririmba akaririmbo naririmbiraga mama wawe kera tugikundana bituma ngurata nyamibwa y'igikundiro. nakureke umeze gute mfura yanjye? meze neza cyane. ndabona usa neza pe. nari ngukumbuye nawe wagira ndabizi ngumye hano bwakwira bugacya kandi ngibagirwa ko mfite akazi ahubwo mu gukorwa wanjye ugomba kwibuka yuko turi umuryango w'umunyacyubahiro, sibyo? umuryango wubahwe. nawe ku ishuri ugomba kwitwara umwana warezwe neza. rero mureke mbareke ujye mu kazi, ubwo turasubira nimugoroba. urakoze cyane mugabo mwiza. mwana wa nareka mureke ujye ku ishuri, ariko cya mbere urakizi ni urukundo. yesu yatubwiye ko tugomba gukundana, ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. nawe ujye ukundana, sibyo? ubane n'abandi neza, ubakunde cyane, ubane neza, ubakunde kubana, sibyo? bwagenda ku ishuri nanjye reka ndebe uturimo ndakora ndakuvugisha utashye, sibyo? wige neza.
ino ntebe yanjye mwayicuritse. Sara se yabaye iki? Aba nicaye undi niyo nambitse igihe ubu uri kubona njye Ako sa wajya ubana n'abandi ariko ngenda nicarana nawe. Umi wisi Mwaramutseho mwarimu. Mwaramutseho neza. Yego. Isaho ni mwicara. Bari tumaze iminsi turi kwiga insanganyamatsiko igira ati Kiliziya Gatolika mu gutanga uburezi n'uburere buhamye, umwami ushoboye kandi ushoboye. Sara wagiye utanga amahoro, wagiye uceceka mu ishuri ugaha umutekano abandi bakiga. Isomo ryacu ry'uyu munsi rishya riragira isomo ryacu ry'uyu munsi rishya riragira riti turangamiye Kristu, ishuri ryacu ribe igicumbi cy'amizero, ubuvandimwe n'amahoro. Nk'uko insanganyamatsiko yacu rero iri kubivuga, dukwiye kurangamira Kristu, tugakorera hamwe, tukumvikana, tukunga ubumwe, ubundi tukubaka igicumbi n'amahoro mu ishuri ryacu. Ariko tukirangiza iri somo, ntabwo ari ku ishuri gusa twagakwiye kubikora, no mu rugo mwabibwira ababyeyi, inshuti n'abavandimwe n'ayo musanze, mugakorera hamwe mukunga ubumwe. Ariko tukiri aho, uyu munyeshuri Sara amaze kutunanira, ntabwo twazarangiza igihembwe, ntabwo twakigisha akiri mu ishuri rimeze cye. Ni ukumujyana ku muyobozi w'ikigo akamuganiza, akamubwisha uburyo ki akwiye kwitwara neza. Imana yakoze iki? Uyu munyeshuri yaratunaniye, abarimu ntitukivuga, abanyeshuri bo ntiwareba, turamuzaniye kumwigishe abe yagira indangagaciro ku bandi, yitware neza. Ibyo bavuga urabyemera? no ni ukuri bari kumbeshyera niko tica ameze. Mu gitondo uze gutoragura ibipapuro biraba hano mu kigo, kandi ubutaha niwongera nzakwirukana. Gutoragura ibipapuro Sona. mana diregiteri ngo ntoragura ibipapuro koko Isoko yego data we bamaze kubika isenzagari kabisa. Minani ni wewe? Zinabazi Minani we kuba byibushye, iyi nda yose ni iyawe. Urabona se mbona tukiri abana, usigaye ufite amafaranga. Ahubwo se wewe abana reka ibyo turabivugaho, waguriye agacupa, reka tugende ujye kugura agacupa. Ese oya tugende ujye byose birangirira mu gacupa. Tugende ujye kugura agacupa. Ntabwo agacupa se sinaguha inama. Oya nta nama urayibwirira ku gacupa, nta kibazo. Uretse tugende ujye kugura agacupa. Sinabazi hano tugende, umugore wanjye atetse igikoma, uretse kugura igikoma. Uri kuvugisha ukuri? Uyu umugore wanjye atetse igikoma, ariko turari kumwe. Uzi ko nawe utaniye na mugore wanjye? Umugore wawe yatetse iki? Igikoma. Yewe nari mbuze wambwira. Nawe rero ngura amagabo ukiboneye ukagira ngo uri umugabo. Yewe nta magabo ukurimo, nari mbuze wambwira. Reka nigende ubugira ariko uzabyumva ukagutse. Genda ubundi ntacyo mari. sha uyu munsi none
ndamusubiza teacher agenda nawe good morning teacher how are you I'm fine thank you teacher sit down thank you teacher. saka kantu barakaroshe asi kuba ndi kwivugira ukuntu ndasubiza teacher ni ikibazo ingatangara atari wewe Sara niko yabaye nagiye mujye mureba ibibareba wiriweho mwarimu thank you teacher. mwiriweho neza ariko Sara kuki buri gihe uhora utagira imyitwarire imeze nk'iy'abandi mu kubereka ntabwo mwarerewe hano teacher singusuhuje aho ibyo katubireke inde watwibutsa isomo twizuje ubushize mu iyobokamana kagihoza tubwire isomo ryacu riragira riti turangamiye kristo ishuri ryacu riba igicumbi cy'amizero ubuvandimwe n'amahoro. ese wowe igihe cyose uragura ukubeshya ntabwo isomo ry'uwambeshye ngo twabakene igihe cyose uragura ukubeshya ubuzima twarabyize cyane sa ugatinyukaga mwarimu arimo arabeshyaga ugakubita umunyeshuri mugenzi wawe Sara niko ameze. tumaze kukurambirwa abarimu turakurambiwe abashinzwe imyitwarire barananiwe ubu ikintu tugiye gukora ni ukukwirukana umuyobozi w'ikigo ntiyaba kukwirukana ntabwo azagaruka kwigisha muri iri shuri ukirimo gukora turembeje abanyeshuri ntibaciga n'abarimu ntibaciga rero umuyobozi w'ikigo uyu munyeshuri si ubwa mbere si n'ubwa kabiri si n'ubwa gatatu twamubazanira ubu ibyaha bye birakabije amakosa yaraturambiye icyo turi kumusabira ni uko mwamusabira kwiga ahandi kuko abashinzwe imyitwarire barananiwe natwe abari ubwo twarahereye kera twarananiwe murakoze ndabona uburezi bw'uyu munyeshuri buzakora tugere mu ishuri turebe uko uko babikora ariko uwo munyeshuri ahora akimbirana n'umunyeshuri umwe witwa Gihozo niba ari ibibazo baba bafitanye mu muryango nibyo tutamenya gusa twabanza twatuma ababyeyi babo tukabyumvikana tukumva ko nta makimbirane baba bafite noneho naho bazagera bakazabana mu mahoro nta kibazo